la carrière militaire parce que depuis quelques années passées, il y avait l'insécurité dans notre pays. Mfite imyaka 19 nahisemo kujya mu gisirikare kuko kuva mu myaka ishize hari ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cyacu. Rero urubyiruko rwari rukeneye kugira ngo ruteze imbere igihugu. Iyo hari umutekano, igihugu gitera imbere. Mu by'ukuri iyi myitozo yaramfashije kuko ibyo batwigishije ntekereza ko bitari bihari mu gisirikare cyacu cya Faka. Twize ibijyanye no kurwana no gukoresha indangamerekezo n'ikarita. Nakunze cyane ibyo gukoresha ikarita n'ibijyanye no kurwana. Nzaguma mu gisirikare kuko nkunda ibijyanye n'umutekano. Nzakigumamo nshishikariza n'abandi binjira mu gisirikare kuko umutekano niwo uzi imbere ya byose. Icyo nashimye cyane ku ngabo z'u Rwanda ni ikinyabupfura, umurava n'isuku. Hari amagambo make nzi mu Kinyarwanda nko kubara. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi. Amina amina tukumame. On a beaucoup appris depuis l'administration personnelle jusqu'aux techniques, aux tactiques de combat. Imyitozo yari myiza. Mu gutangira twize byinshi birebana n'imyitwarire y'umuntu ku giti cye kugera ku bijyanye n'urugamba, cyane cyane imyitozo ijyanye n'intwaro. Twize amasomo y'urugamba mu bice bitandukanye, yaba mu misozi n'ahandi, uko wakwikura mu bihe bigoye by'umwanzi n'ibindi. Mu by'ukuri nizeye ko amasomo azadufasha nidutangira gukora, cyane kuko ni amasomo aba akenewe mu kazi ka gisirikare. Nibagiwe n'ikindi gice cy'ingenzi twize ni ikijyanye no gukoresha ikarita, kuko ntabwo nari narakize mu ishuri, ariko muri aya mahugurwa twarabyize kandi narabimenye neza ku buryo bizamfasha. Impamvu nahisemo igisirikare ni ukubera umutekano. Kuva nkiri umwana zari inzozi. Nagize amahirwe yo kujya mu gisirikare, sinatekereza kabiri, nahise mfata ayo mahirwe. Cyane ku gihugu cyacu, icyo nshyize imbere ni umutekano. Nifuza ko buri wese agira umutekano. Ma vision c'est plus la sécurité pour les gens parce que j'aime la population et je veux que tout le monde soit sécurisé. Jamais fatigue pas. Jamais. Le commandeur ne fatigue pas. Jamais. Même le bureau ne fatigue pas. Jamais. Même le bureau ne fatigue pas. Jamais. Qui commandeur? Abanyeshuri barangije uyu munsi ni abanyeshuri 438 biza amasomo menshi ajyanye n'igisirikare, harimo ayo nakwita ajyanye n'uburyo bwo gutahura umwanzi no kwirinda mu gihe cy'intambara, ibyo twita military tactics. Biga uburyo bahangana n'abanzi bageze mu gihugu, ibyo twita internal security operations. Biga n'uburyo bashobora gukoresha ikarita bakaba bashobora kwiyobora bakagera aho umwanzi ari, cyangwa se baba banayobye bagashobora kuba bagaruka aho batayo zabo ziri, ari byo twita map reading. Muri make bize byinshi, ariko iby'ingenzi ni ibyo. Ikindi hari imyitozo ya gisirikare bakora, aho tuva aho bigira mu mashuri bakajya mu mashyamba tukamaraho igihe bakitoza, cyangwa se bakagishyira mu byo bagashyira ibyo bize mu bikorwa, ari byo twita field exercises. Ibyo byose rero iyo babikoze bituma umunyeshuri twigishije arangiza ashobora guhangana n'umwanzi ku rugamba n'ikintu icyo ari cyo cyose cyashaka guhungabanya umutekano w'ahakorera. Nibyo koko iyo barangije kwiga murabona ko turi muri bilateral, ni ukuvuga ubufatanye bw'ibihugu byombi. Byanze bikunze rero dukorana n'abakazi. Iyo rero ukorana n'umuntu wigishije biroroha, kuko uburyo mukoramo akazi buba bujya gusa n'ubwo baba bataragera ku rwego nk'urwo tugezeho, kuko tumaze igihe tubizi, ariko mu by'ukuri dufatanya n'abakazi, haba muri patrouille, haba hari ikibazo kibaye bikaba ngombwa ko dufatanya nabo, turafatanya. Mu by'ukuri mbona bagerageza gushyira mu bikorwa ibyo twabigishije. Kugeza ubu ngubu iyo tubona uburyo bakora, bafite icyo bazamarira igihugu cyabo. Si twe tubakora evaluation, ariko iyo tuganiriye n'ababakoresha batubwira ko bakora neza. Iyo urebye na discipline, ukareba uburyo bitwara, aho banyura, uburyo bagenda, niba abasirikare utabona bafashe imbunda ngo bajye mu kabare, kandi hano hari aho bikorwa. Niba abasirikare utabona bagenda bahutaza abaturage bashinzwe kurinda,
nabaha nk'urugero, hari aho bita muri peka cyangwa se muri kilometero 5 hari abaturage bakunda gucururiza mu muhanda, habaga akajagari kenshi, ariko hakoreshejwe abasirikare twigishije bagiyeyo, ubu ngubu akajagari baragaciye, abacuruzi bari ku murongo. Wageraho bita muri Kombata ujya ku kibuga cy'indege, naho ngira ngo mwarahanyuze, abaturage bacururizaga mu nzira, ugasanga biteje akajagari, haba bava ku kibuga n'abajyayo, ariko hakoreshejwe abasirikare twigishije ako kajagari kararangiye. Hari naho rero bavuga ko hari umwanzi mu cyaro, barabifashisha bakajyayo, kandi amakuru tugenda duhabwa n'ababakoresha batubwira ko bitwara neza iyo bageze mu kazi. Muri make impinduka ziragaragara, kandi twizeye ko bazakomeza kwitwara neza bigendeye ku ndangagaciro z'umusirikare twabahaye n'uburyo umusirikare yitwara mu ntambara. Turahamye tudashidikanya ko bazitwara neza. Aya masomo barangije uyu munsi ni amasomo yibanze, ibyo twita basic military training mu rurimi rw'icyongereza, ariko hari andi masomo akurikiraho. Hari uburyo uyobora section cyangwa section commanders course, bakazamuka kuri platoon, bagakomeza kuri company. Ubwo rero nibava ahangaha bitewe nuko guverinoma ya hano n'igisirikare hano kizabigena, bashobora kuzagaruka bagakora section commanders course, cyane ko hari n'inteke yavuye mu butwigishije yarangije ku itariki ya 22 z'ukwa mbere, yarangije section commanders course. So turizera ko nabo rero bazaza kuko ubumenyi bwa gisirikare niburangira kuri basic burakomeza, bazakomeza. Ikindi nababwira wenda mutambajije ariko mbona ari ingenzi, nuko abasirikare bose twigishije baba hamwe, babakoreye icyo bita bataillon d'intervention rapide. Ni ukuvuga ngo ni nkayo navuga ko batabaraho rukomeye, baba hamwe, bakorera hamwe. Ibyo biradushimisha kuba abantu twigishe aribo babona ko aho babona byakomeye aribo bakoherezayo. So muri make turishima kuba twarigishije, kandi tukona ko twigishije bafata. Meza